Amahoro y'Imana kuri mwese. Twongeye kandi kubasuhuza. Uwiteka abahire kandi abagirire neza mu migambi yanyu ndetse no mu miryango yanyu. Kuko mumaze kubimenyera, twongeye kuza imbere yanyu tuzanwe no kubabwira ijambo ry'Imana kuko twabihawe. Natwe twiyemeje kubibagezaho. Pawulo aravuga ngo naba ndiho urubanza rw'Imana nintavuga ijambo, nintavuga ivyo nahamagariwe. Nanjye rero nzanwe no kugira ngo mbabwire ijambo ry'Imana kuko ari ryo twahawe. Rero hano kuri Timazi TV turabakiriye. Ariko twongere tubasabe wowe ukidukurikira bwa mbere, Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi kugirire neza. Namwe muhora mudukurikira turabashimiye. Imana ibagirire neza. Wewe utarakora subscribe, ongera ukore subscribe kuri iyi YouTube channel yacu. Ukore comment na share. Iri jambo niri kunezeza rigakora ku mutima wawe. Byohereze inshuti n'abavandimwe muri groupe murimo nabo igira ico ribamarira. Uzaba wubatse ubwami bw'Imana, ibi tubisubiramo buri munsi nuko tuzi kuko hari abo byubaka kandi hari abo bigira ico bimarira. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Reka nanone twubaha Imana, dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana turagushima, turaguhimbaje, tugwaye ikuzo. Uri Imana idukunda. Wongeye kwemera ko tuzuka turi bazima, abandi tukirwa turi bazima. Ibwa buntu bwawe n'imbabazi zawe. Ntaco tuba twatanze. Hari abageza hacecekerwa, hari abari mu bitaro, turabasabira nabo ngo bakize. Mwami Yesu, kiganza cyawe gikore kuri buri muntu wese, mu bibazo bye, mu ntambara arimo, mu bimugoye, turamusengeye. Kiganza cyawe Mwami gikore ku mpamvu ze kandi umubere igisubizo. Unezeze umutima we, unezeze ubugingo bwe. Reka iri jambo Mwami tugiye kuvuga, reka urigaragaremo kandi rigaragaremo imbaraga zikiza kandi zibohora. Ndagushimiye Yesu kuko ubana natwe muri iri jambo, tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka abagirire neza kandi Uwiteka abane namwe. Uyu munsi nahawe ijambo nshaka kubaganira uyu munsi. Ni ijambo dusanga mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 16 umurongo wa 20 niwo dusoma. Bibiliya yavuze ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Aya ni amagambo Imana yampaye kugira ngo tuganire. Pawulo yanditse uru rwandiko rw'Abaroma, aha yarimo avuga hejuru y'imyizerere, avuga ko twakijijwe n'ubuntu biciye mu nzira yo kwizera, ibyavuye ku mirimo myiza twakoze. Niyo mpamvu tutiratana imirimo, ahubwo twiratana bwa buntu twagiriwe kuko aribwo bwadukijije. Iyo ni yari intego ya Pawulo abwira Abaroma. Ariko nanone arangizanya n'aya magambo y'ubutsinzi, arababwira ngo Imana nyiramahoro iza ribatira Satani munsi y'ibirenge byanyu. Munsi y'ibirenge byacu niho Satani azakandagirirwa. Aya magambo nashatse kugira ngo tuyaganire, tubashe kuvuga ibintu bigera kuri 5 cyangwa impamvu zigera kuri 5 zituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu. Imana ishimwe cyane. Rega amatwi umunsi wa none ndagusengeye kandi ubugira kabiri ngo Imana iguhe gutahura aya magambo kandi aya magambo agire ico yubaka mu buzima bwawe. Wewe uri mu ntambara niwe mvugana nawe, wewe uri mu bigeragezo niwe mvugana nawe. Uwiteka yiteguye gushira Satani munsi y'ibirenge byawe, yiteguye gushira izo ntambara zawe munsi y'ibirenge byawe. Ibyo bibazo byawe Satani yahagurukije mu buzima bwawe, Imana yiteguye kugira ngo bije munsi y'ibirenge byawe. Iyo buri kintu cyose wagikandagiye, uba ufite ubutware hejuru yacu, uba ufite ubushobozi hejuru yacu. Rero nyemerera tuvugane izi mpamvu zituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu. Tuvuge ibi bintu 5 bituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu. Nubwo tubivuga gutya, ntabwo dushaka kwamamaza Satani kuko yatsinzwe. Ariko nanone menya ko utubatse ku ijambo ry'Imana tushobora kunesha Satani habe namba, kuko tumuneshesha ijambo ry'Imana.
kuko Satani yegereye Yesu ari mu masengesho amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya kandi atanywa asenga, ari umwana w'Imana, ariko Satani abasha kumwegera. Tibizovuga ko we Satani atakwegera ngo akurwanye, ariko nagira nkubwire amabanga agera kuri 5 azatuma unesha Satani agahora munsi y'ibirenge byawe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Bibiliya yatubwiye ngo Imana nyiri mahoro ngo izashira Satani munsi y'ibirenge byacu ngo bidatinze. Ariko rero nagira ngo nkubwire ikintu cambere kiza gituma Satani ajya munsi y'ibirenge byawe, ahora munsi y'ibirenge byawe ukamunesha, Satani ukamurengera. Ikintu cambere ni uguturiza mu miraba, ubiheshejwe n'amahoro tubonera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyi mpamvu ya mbere, guturiza mu muraba, ni ijambo rikomeye cyane. Guturiza mu miraba tubiheshejwe n'amahoro twakuye i Golgotha, n'amahoro dukura muri Kristo Yesu. Iyi ni impamvu ikomeye ya mbere izimena Satani umutwe mu gihe waturije mu miraba. Iyo tuvuga imiraba rero, nizo ntambara ufite, nibyo bigeragezo urimo gucamo, nizo ngorane ufite. Ariko iyo watuje ugaturiza muri byo, kubera amahoro duheshwa na Kristo, ugaturiza mu miraba, ugaturiza mu ntambara, ico kintu kinesha Satani. Satani akorwa n'isoni ku mugaragaro, kuko iyo Satani aduteye yibwira ko ducika intege, kandi abanza kuzana ibigeragezo kugira ngo nidutsindwa abone kudushikira. Kuko iyo tugikomeye mu kwizera no mu byiringiro, no turi muri ya mahoro duturijemo ava ku Mana, Satani ntashobora kugusingira, ntashobora kukugezaho n'imyambi ye, arayirasa, ariko ikugeraho mu gihe watakaje ibyiringiro, mu gihe imiraba yakujyanye, mu gihe imiraba yagukubise hirya no hino, ukabura amahoro cyangwa ukatakaza ibyiringiro no kwizera. Aha rero bivuze iki? Ndashaka ngo duce mu nzira y'umwuka, niho tubyumva neza cyane. Bibiliya kiratwereka hano ngo nyiramahoro, Imana nyiramahoro izashira Satani munsi y'ibirenge byacu iyo duturije mu mahoro dukura muri Kristo Yesu. Aho niho hatuma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu, nuko duturiza mu muraba. Ufite imiraba, ndagusaba ikintu kimwe, tuza ureke Yesu akore. Imana ishimwe cyane. Abantu babiri, umwe baramubwiye ngo nagende yerekane igishushanyo c'amahoro. Ni gute umuntu yashushanya? Baramubwiye ngo nashushanye amahoro, yerekane uburyo amahoro agaragara cyangwa aboneka. Ngo aragenda ajya ahantu ashushanya igishushanyo kirimo jardin, ubusitani bwiza, ngo ubwo busitani burimo indabyo, ngo hanyuma ashushanyamo inuma, ngo ituje imeze neza. Abazanira igishushanyo, arababwira ngo ngiyi shusho y'amahoro, nukuba uri nko mu busitani utuje. Ariko mugenzi we ngo ajye kwerekana igishushanyo we, tiyacerekana muri ubwo buryo. Aramubwira ati wibeshe cyane, ubusitani n'iyi numa ituje imeze neza ntabwo ari cyo cerekana guturiza mu muraba, ntabwo ari cyo cerekana amahoro. Ahubwo icerekana amahoro niki? Mugenzi we aragenda ashushanya igishushanyo cerekana amahoro, ngo arabanza ngo ashushanya inyanja. Iyo nyanja ngo ayishushanyamo imiraba. Muri iyo miraba rero, hariya mu nyanja hagati yuzuye imiraba, ngo ashiramo ibuye, yashushanyamo ibuye rinini ry'urutare rikomeye. Hejuru y'urwo rutare ruri mu nyanja ihubanganwa n'umuyaga, ngo ashushanyamo icari ngo kirimo ibyana by'inuma. Inuma ngo ibundikiye abana bayo, ariko iri hejuru y'urutare yubatseho icari, ngo ariko urutare ruri hagati mu nyanja. Ngo nubwo imiraba yazukurukaga igakubita hirya no hino, ntiyashoboraga kurengera rwa rutare ngo ibashe kugera kuri cacari aho inuma ibundikiye abana bayo. Arababwira ngo ngiki igishushanyo c'amahoro tubonera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Rero
nagira ngo nkubwire ngo ikintu ca mbere kiza gituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu ni uguturiza mu miraba. Ibyo bibazo urimo tuza, Satani azakorwa n'isoni. Mu gihe watuje, mu gihe uturije mu miraba, mu gihe imiraba ari myinshi, ariko ugatuza, ukiha amahoro, ukizera Yesu, ugakomera kuri Yesu, ukamera nka ya numa iri mu nyanja ihubanganwa n'umuyaga, ariko inyanja ubwayo ikijana igasanga ibuye ry'urutare ari ryo Kristo twubatseho ridashobora guhungabana na hato, kuko Kristo niwe mahoro yacu, niko Bibiliya ivuga. Imana yo mwijuru ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Nagira ngo ndatinze ndangize iri jambo rya mbere rivuga ngo impamvu ya mbere ituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu nuko duturiza mu muraba. Iyo waturije mu miraba, Satani akorwa n'isoni. Iyo ni ingingo ya mbere. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Impamvu igira kabiri ituma Satani ahora munsi y'ibirenge byawe. Bibiliya yavuze ngo bidatinze ngo Satani Imana izamushira munsi y'ibirenge byacu. Imana ishimwe cyane. Iyo ufite isezerano ubwaryo rikubera ubwirinzi, rikubera uburinzi, rikubera igihome, rikubera ubuhungiro. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icubahiro. Rya sezerano ntaco waba ubwaryo. Iyo wizeye isezerano, iyo ufite isezerano, iyo uhagaze mu isezerano, Satani ahora munsi y'ibirenge byawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Izi mpamvu zituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu, iyo niyo mpamvu ya kabiri, nuko isezerano ufite ubwaryo rirahagije kukurinda ngo iyo miraba itabasha kugutwara. Iryo sezerano rirahagije kugutunga kugira ngo uticwa n'ibishaka kukwica, kuko isezerano ry'Imana ubwaryo n'icyo Imana yivugiye ntabwo gishobora guhinduka. Imana kuko ari inyangamugayo ntiyemera ko iryo sezerano rikuka. Imana isohoza icyo yavuze ku buzima bwawe, ntiyitaye ku byo wacamo, ntiyitaye ku byo bikugoye. Iyo ihagaze ku isezerano ryayo izi ko ntaco waba. Bibiliya zitubwira ngo Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimuze twambuke hakurya. Bari bagiye mu gihugu c'Abagadareni, abwira abigishwa be ngo nimuze twambuke. Baramubwira ngo iriya nzira ntikinyurwa kuko irimo umusazi wananiye abantu. Nta bantu bagica muri iyo nzira kubera uwo musazi abamumva, nta ukinyura hariya. Ariko Yesu arababwira ngo nimuze twambuke inyanja tujeyo. Iyo nzira itagicibwamo, jewe Yesu ndayicamo, muze tuyigendemo. Imana ishimwe cyane. Bakigera mu nyanja, imiyaga iratera, imiraba irabatera, ubwato barimo bushaka kumeneka. Yesu ngo yarasinziriye, ariko Yesu ntashobora gusinzira. N'inyigisho yarimo ashaka kugira ngo ageze kuri babigishwa be, yarimo ashaka kugira ngo agerageze kwizera kwabo. Imana ishimwe cyane. Abigishwa barataka ngo turapfuye, bagerageza kwirwanaho kugeza igihe baza kumubyutsa. Yesu arababwira ngo yemwe abatagira kwizera, sinari nababwiye ngo turambuka. Kuko icyo Yesu yavuze abayizeye ko nta kikibuza gusohora. Yari yamaze kubabwira ngo twambuke hakurya. Yesu yashaka kubereka ngo iyo mujya kwizera rya jambo navuze ngo twambuke hakurya, ntaco mwari kuba. N'iyi miyaga yakubita hirya no hino, nubwo ubwato bwakubita hirya no hino, ntaco mwaba, kuko hari ijambo tukiri ku nkombe nababwiye ngo twambuke hakurya. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana, isezerano ry'Imana, icyo Imana yavuganye nawe gishobora kukurinda. Icyo Imana yavuganye nawe gishobora kurinda ubuzima bwawe. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Gishobora kurinda ubuzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Rero impamvu igira gatatu ituma Satani ahora munsi y'ibirenge byacu nuko twikoreza Yesu imitwaro yacu. Iyo ikibazo utakigize icyawe, iyo ibibazo byawe utabigize ibyawe, ukabyikoreza Yesu. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 11 umurongo wa 38, Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe
nimuze munsange ndabaruhura. Hari ukeneye ngo imitwaro yawe uyimwikoreze, ntuyigire iyawe, ibibazo ufite ntubigire ibyawe. Yesu yagusabye ngo nyikoreza, ikoreza Yesu imitwaro yawe. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Ibibazo byawe ndabizi birakugoye, ariko nubyikorera ntubishobora, kuko hari uwavuze ngo mubinyikoreze. Fata imitwaro yawe, ibikubabaje, ibikugoye, yaba ari indwara, yaba ibibazo byo mu muryango, yaba ari ibibazo by'abana, egera Yesu ubimwikoreze, umubwire ngo niwe wavuze ngo tubikwikoreze. Yesu nikorera ibibazo byawe. Imana ishimwe cyane. Yesu niyikorera ibibazo byawe, ibibazo byawe Yesu nabyikorera bizakemuka. Imana ishimwe cyane. Kuko imitwaro Petero yarabyanditse aravuga ngo tumwikoreze amaganya yacu, ngo kuko yita kuri twe, ngo kuko yababajwe iwe mu mubiri, ngo ashobora no gutabara vuba abababazwa mu mubiri. Nawe yagutabara kuko Yesu yababajwe, yari yambaye umubiri, ashobora kugutabara kuko ijoro riba wariraye. Nagira ngo nkubwire mwene data, ijoro riba wariraye, Yesu yarariraye, azi ibibazo tunyuramo, ariko bimwikoreze. Reka gukomeza kubigira ibyawe, ngo mwikoreze amaganya yawe yose, ngo kuko yita kuri wowe. Abantu wababwira, wabatakira, kuko ari abantu bagakora uko bashoboye, ariko bakageraho bananirirwa, ariko Yesu ntajya ananirwa. Mwikoreze amaganya yawe, mwikoreze imitwaro yawe, kuko yita kuri wowe. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Bibiliya igivuga aya magambo yabivugaga yerekeje ku Bayuda n'abanyamahanga, kuko Abayuda bari baruhijwe n'amategeko. Amategeko yarabaremereye, Yesu aza kuyabaremera no kuyabakuraho, kugira ngo abazanire bwa buntu twavuze dutangira. Abanyamahanga nawe bari baremerewe n'ivyaha, ariko ari abanyamahanga, ari Abayuda, Yesu arababwira ngo nimuze mwese munsange ndabaruhura, mbakureho ibyaha, namwe mbakure hari amategeko abaremereye. Nije gakiza, nije buntu bwaje kugira ngo mbaremere, mbakureho ibyo bibaremereye. Imana ishimwe cyane. Ico nshaka kuvuga niki hano mwene data? Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ico rivuga hano niki? Mwikoreza amaganya yawe, mwikoreza imitwaro yawe, nufata ibibazo byawe ukabyikuraho, ugafata Yesu ukabimwikoreza, ukamubwira ngo gendaga noneho wenyine udiringe nabyo, genda Yesu bikoreho, nubimurekera, nubimuharira, ico gihe uzabonesheje, Satani azahora munsi y'ibirenge byawe. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire rero impamvu igira kane, impamvu igira kane ituma Satani ahora munsi y'ibirenge byawe, nuguhindura Yesu ubuhungiro bwawe. Imana ishimwe cyane. Iyo ufashe Yesu ukamuhindura ubuhungiro bwawe, iyo ubonze mu ijambo ry'Imana, iyo wihishe mu ijambo ry'Imana, iyo witwikiriye amasezerano, iyo witwikiriye ijambo ry'Imana, Satani ahora munsi y'ibirenge byawe, aburaho ahera, aburaho ahera ijwi rikongorera riguca intege, kuko wafashe Yesu umuhindura ubuhungiro bwawe. Bibiliya ivuga ngo izina ry'Imana yacu ni umunara muremure, abakiranutsi bihishamo bagahamamo amahoro. Izina rya Yesu niryo twihishamo. Iyo wafashe Yesu ukamugira ubuhungiro, ibikugoye, ibikuremereye, ibikwirukana, ibiguhiga, byose bigasanga ufite urukingo rw'amaraso ya Yesu, bigasanga wubikiriwe n'imbaraga z'Imana. Ibyo byose bituma Satani ahora munsi y'ibirenge byawe. Imana ishimwe cyane. Rero ni urutare. Bibiliya ivuga ngo ni ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryari ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi, ngo kandi uwiringira urwo rutare, uwiringira iryo buye ariwe Kristo, ngo ntazakorwa n'isoni. Ntabwo wakorwa n'isoni, ntabwo Imana yagutererana, ntabwo Imana yagukoza isoni. Warayikoreye, warayiringiye, warayihinduye ubuhungiro. Imana ishimwe cyane.
Bibiri katubwira ngo ni umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba, kuko ngo ibamba amahema kugira ngo itabare ubwoko bwayo. Nagira ngo nkubwire ngo fata Yesu umwihishemo, fata Yesu ahinduka ubuhungiro bwawe. Ico gihe numara guhungira muri Yesu, Satani azahora munsi y'ibirenge byawe. Nta bushobozi azakugiraho, nta butwara azakugiraho, nta mbaraga zaba gufiteho, ahubwo azaba ari munsi y'ibirenge byawe, kuko Yesu niwe ukomeye. Yesu niwe wanesheje Satani. Mufate umuhindura ubuhungiro bwawe, wihishe muri we. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Ndibuka hari umuntu waciye umugani avuga ngo yabonye umuriro, ngo abona umuriro ukuntu twika ugakongora, ngo asanga umuriro ukomeye, ngo arawegera arawubwira ngo wa muriro we urakomeye, ngo kubera ko utwika ugakongora buri kintu cyose kiri imbere yawe, ngo ariko umuriro ngo uramusubiza ngo ntabwo nkomeye, ngo ahubwo hakomeye amazi, ngo hakomeye amazi, hakeneye imvura, hakomeye imvura, ngo kuko iyiguye ngo igusha amazi, ngo wa muriro nubwo twari dufite imbaraga zimeze gute, ya mvura yagwa ngo twebwe imbaraga zacu zigashira nk'umuriro, umuriro ukazima. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ngo yegera imvura, ngo arayibwira ngo yegera amazi, arayabwira ngo wa mazi we niwe ukomeye mazi, kubera kuko wowe ujye ubasha kuzimya umuriro. Iyo kizimya moto yaje ikamena umuriro, ngo umuriro uzubasha kuzima. Iyo mazi yaje kizimya moto ikazimya umuriro, ngo umuriro ugakurwaho. Ngo arayabwira ngo mwamazi mwe nimwe mukomeye, ngo ariko amazi aravuga ngo ntabwo ari twe dukomeye. Ngo amazi aravuga ngo hakomeye izuba. Ati nubwo twaba turi amazi, ariko iyo havuye izuba ryinshi turakama. Izuba rivuye amazi arakama. Ati rero si twe dukomeye, hakomeye izuba. Ngo wa muntu aragenda yegera izuba, araribwira ngo wa zuba we, ngo urakomeye kuko ari wowe ujye ubasha kumara imbaraga amazi agashiraho. Izuba naryo ngo rigiye kumusubiza, ngo riramubwira ngo singiye ukomeye nk'izuba, ngo ahubwo hakomeye ibicu, ngo kuko niyo twacanye bimeze gute, ngo ariko ibicu biza bikitanga izuba, izuba ngo ntiribashe kumuritsa ubushuhe bwaryo n'imbaraga zaryo, ngo kubera ibicu. Ati rero hakomeye ibicu, kubera ko ibicu aribyo bitangira izuba tiribashe kwaka. Wa muntu ngo aragenda yegera ibicu, arabibwira ngo mwabicumwe ni mwebwe mukomeye. Wagicuwe urakomeye kuko wowe uzubasha gutangira imirasire y'izuba tibashe kumisha amazi. Ariko ngo ibicu birongera nabyo biramubwira ngo ntabwo ari twe dukomeye, ngo ahubwo hakomeye umuyaga, ngo kuko nubwo n'abandi igicu ngabasha gutangira izuba, ngo ariko iyo umuyaga uhushe, ngo ndi igicu nkurwaho, umuyaga ukanjana iyo ushaka. Wa muntu ngo aragenda yegera umuyaga, arawubwira ngo wa muyaga we, ngo ni wowe ukomeye, kubera kuko wa muyaga we ngo uzubasha gukuraho igicu ukakijyana iyo ushaka. Ariko ngo umuyaga usubiza wa muntu ngo uramubwira ngo sinje ukomeye umuyaga, ngo ahubwo hakomeye umusozi. Ati nubwo duhuha ibiti byaba ari inganzamarumbo ariko bikagira gute, bikagwa hasi. Nubwo dusenya amazu, nubwo dusenya ibikorwa remezo, tugakora ibintu bikomeye k'umuyaga, ariko umusozi waratunaniye, tidushobora guhuha umusozi ukurweho. Wa muntu ngo araza yegera umusozi, arawubwira ngo wa musozi we, ngo urakomeye, ngo kubera kuko wowe ngo ujye ubasha gutangira umuyaga, umuyaga ugasenya ibiti, ugasenya amazu, ariko wowe warawunaniye. Wa musozi ngo ubwira umuntu ngo ntabwo ari twe dukomeye. Ati muntu nuko utabizi ni wowe ukomeye. Ati nubwo n'abandi umusozi, ariko umuntu iyo yiyemeje akavuga ngo azanye za katipirari, imashini zihinga, ati zishobora kumpinga ndi umusozi ngakurwaho. Ati umusozi yego ndakomeye ariko sinananira umuntu, umuntu yakwiyemeza kunkuraho ndi umusozi nkavaho. Ati kintu cananiye njewe ndi umusozi ni kintu citwa umuntu, umuntu niwo wabashije kunkuraho.
wa muntu ngo yegera mugenzi we w'umuntu, waramubwira ngo wa muntu we nasanze ari wowe ukomeye, narimo nibwira ngo biriya byose tumaze kuvuga nibyo bikomeye, atariko nasanze ari wowe ukomeye kuko ubasha gukuraho umusozi. Ariko umuntu nawe asubiza mugenzi we aramubwira ngo ntabwo ari jewe umuntu ukomeye, atahubwo akomeye ikintu kimwe cyitwa urupfu. Ati kuko urupfu niyo naba ndi umuntu umeze ute w'imbaraga w'ibigango, ariko irupfu ruje rurantwara. Ati rero igikomeye muri byose ni urupfu. Umuntu rero amaze kwihakana gukomera kwe, ahubwo avuga ko akomeye urupfu, wa muntu ngo aragenda yegera urupfu, ararubwira ngo wa rupfu we ni wowe ukomeye, ngo kuko wowe ushobora kwica umuntu w'ibigango ukomeye w'imbaraga ukamukura ku isi. Urupfu ruramubwira ngo sinjye ukomeye, ati ahubwo hakomeye umuntu umwe witwa Yesu. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Mugabo witwa Yesu ni ukomeye kuruta ibintu byose. Ati nubwo ndi urupfu abantu narabishe guhera mu isezerano rya kera kugeza uyu munsi tuvuga, urupfu ruracyatwara abantu, atariko muri abo bose hari umwe wananiye witwa Yesu. Nagerageje kumujana, ariko uwo muntu aranzukana, arangagarana, arazuka ajya mu ijuru, n'uyu munsi ariho ni muzima, niwe wananiye nk'urupfu. Imana ishimwe cyane kuko Yesu yapfuye akazuka, ni ukomeye kuruta ibyo bintu byose tumaze kuzenguruka tuvuga. Bisobanura iki rero mwene data? Ni wisunga Yesu ukamugira ubuhungiro, ntacu uzaba, niwe wanesheje urupfu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu nashatse gukoresha ayo magambo nca muri uwo mugani kugira ngo turebe gukomera kwa Yesu. Nuramuka umugize ubuhungiro bwawe, ntacu uzaba. Yesu azakubera byose. Yesu azakubera ubuhungiro, Yesu azakubera ibyiringiro, Yesu azakubera amahoro, azakubera ubwihisho. Ibiza byose byica abandi bitambuke, kuko ariko Imana yabikoreye Abisirayeli bava mu Egiputa mu gihe bari basize amaraso y'umwana w'intama ku nkomanirizo z'imiryango yabo. Marayika w'umurimbuzi aciye hejuru y'ikirere cya Egiputa, imfura z'abanyegiputa zirapfa, ariko imfura z'Abisirayeli zirasigara. Nukubera iki? Nuko bari bihishe mu maraso, mu isezerano ry'amaraso ya Yesu. Bari mu rukingo rw'aya maraso y'intama, ariko byasobanuraga amaraso ya Kristo azameneka natwe ubwacu, akatubera urukingo rudukingira, kandi ubwe akatubera urutare twihishamo. Nagira ngo nkubwire rero, ihishe muri Yesu ntaco uzaba. Turangize ku mpamvu ya gatanu izituma Satani ahora munsi y'ibirenge byawe. Impamvu ya gatanu ni ugusenga, amasengesho. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Amasengesho, amasengesho. Icambere ibi byose tumaze kuvuga nta kindi cabigushoboza keretse amasengesho. Biriya byose twavuze ari uguturiza mu muraba, ari ugukomerera mu isezerano. Biriya byose tumaze kuvuga nta kindi cabigushoboza no gusenga. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Iyo wafashe intambwe yo gusenga, iyo wateye intambwe yo gusenga, mu bikugose, mu bikugoye, mu bikunanije, ibyo byose wowe ugafata umwanzuro wo gusenga, kuko wakwirukanka inyuma y'abantu bakabura igisubizo cy'ibibazo ufite. Ariko iyo wihaye Imana, iyo wafashe intambwe yo gusenga, ubuhisemo neza, ubuhisemo kurangira kw'ibibazo. Bibiliya iravuga rero, iyo wasenze, gusenga guhindura ibintu. Muri Yakobo yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Sengana umwete urebe ukuntu ibintu bihinduka. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Nta kindi cyagushoboza kunesha ibi byose k'amasengesho. Fata intambwe yo gusenga, tera intambwe yo gusenga. Muri ibyo byose bikugose, muri ibyo byose bikugoye, aho hose iyo ureba ukabura uko wabigenza, fata intambwe yo gusenga, fata intambwe yo kuba imbere y'Imana. Uzabona byose Imana ibikuraho. Izabona biguhunga nk'umwijima, izabona biguhunga nk'uko umwijima uhunga umuco. Uzabona biguhunga kuko igitondo iyo kibaye umwijima uratamuruka. Uko niko bizakuvaho nuhaguruka ugasenga, nuhaguruka ugashaka Imana. Ibyo byose niko bizakumerera mwene data. Gusenga ni intwari ikomeye y'umukiranutsi, ni intwari ikomeye y'abakristo barwanisha bakanesha ibyo byose.
imiraba yose yabibagose igakurwaho. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha kuri iri jambo, kandi Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Reka dusoze dusenga. Uri Imana igira neza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Reka izina ryawe ryamamare, reka umfashirize bene data bagoswe n'imiraba, hagaragara imbaraga zibabashisha kunesha byose. Cyubahiro n'ikibi cyawe uragikwiriye Uwiteka, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, mutwihanganire. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Nimudukore subscribe, mudukorere comment na share, muzaba mukoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubwo kudutega amatwi. Tuzabonana ubutaha nakagaruka. Bye bye.